kanongere mbakire kuri murongo kandi mbahe ikaze kuri muyoboro mbashimira ko mwakomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho. Nge nk'ibisanzwe ni Maître Nshimiyimana Fortunatus. Uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize simbaganiriza nk'umunyamategeko ahubwo mbaganirize nk'umuhuza. Twinjira mu kiganiro kiganira ku buhuza. Ubuhuza si ikintu kitumvikana, ikintu gisanzwe cyumvikana, ariko ni ikintu abantu batari bamenya agaciro kacyo cyane, ndetse ntabwo kibanda ku mategeko, gukemura ibibazo hisunzwe inkiko. Ubuhuza rero ni ugukemura ibibazo hatisunzwe inkiko. Akaba ariyo tuganiraho uyu munsi, kuko ni ikintu kimaze igihe ariko kidakoreshwa neza ngo kibyare umusaruro. Uyu munsi nk'uko mwabyumvise, ubuhuza ni uburyo bwiza bushyirwaho na za leta, ariko by'umwihariko leta yacu y'u Rwanda yasizeho mu gukemura, kugira ngo abaturage b'u Rwanda bajye bakemura ibibazo batisunze inkiko. Icyo bigamije rero, icyo bigamije ni ukugira ngo cya gihe ibibazo byakemutse abantu batisunze inkiko, ariko bakomeze no kubana neza, bakomeze kubana nk'abanyarwanda beza batanga umusaruro, bakomeze kubana nk'abavandimwe. Kuko byagaragaye ko iyo abantu bagiye mu nkiko bavayo bamaze guta isano bafitanye, ahubwo binjiye mu makimbirane akomeye cyane kandi ahoraho. Ibyo bigatuma badafata umwanya wo gukora imirimo ibateza imbere, cyangwa se badakora batiteza imbere, bagahorana amakimbirane agenda abyara ayandi, bigahererekanya mu bisekuru. Ntabwo ari byo rero leta y'u Rwanda yifuza, ndetse n'ahandi mu bindi bihugu babikora baba bagamije kugira ngo babanishe abaturage bayo neza. Uyu munsi rero numvise nshaka ko tuganira kuri iki kintu, kugira ngo n'abakurikira ibiganiro byacu bumve ko atari byo dusize imbere gusa ibijyanye n'amategeko, ahubwo n'iki ngiki kizakigarukamo, kijyanye no kuganira ku bijyanye n'icyateza imbere ubuhuza, kuko nibwo nicyo gisubizo cyonyine cyiza kiboneka gikemura amakimbirane. Ubu leta y'u Rwanda yashyizeho politike zijyanye no gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko. Ubu niyo gahunda igezweho uyu munsi tuvugana. Abanyarwanda bose barakangurirwa kwitabira ubuhuza, ndetse no kubwumva no kubushyira mu bikorwa. Mbibutse ko abafitanye amakimbirane iyo bisunze ubuhuza, ibibazo byabo bikemuka vuba, ntibitwara amafaranga menshi, kandi bagakomeza kubana neza. Wa mwanya batakaza mu nkiko, ya mafaranga batakazaga mu nkiko, ahubwo bakayakoresha biteza imbere. Nicyo bigamije. Urumva ko abantu bose bayobotse ubuhuza, ntibajye birukanyira mu nkiko, iterambere ryakihuta cyane kurushaho. Aba rero muri iki kiganiro ngira ngo nkangurire buri muntu wese kumva, cyangwa kuzakomeza kumva uko ubuhuza bukorwa, no kumenya byinshi ku buhuza. Tuzagenda tubigarukaho, ariko icyo nari ngamije kuvuga ni ukubibutsa ko, ni ukubamenyesha ko urwo ruhande narwo ruhari kandi rukomeye, kuko leta yarusizemo imbaraga. Tugomba kujyana na gahunda za leta, tukaba abanyarwanda beza, tukaba abaturage beza biteza imbere aho kwirwa mu makimbirane, kuko amakimbirane asubiza inyuma umuturage, kandi umuturage yasubiye inyuma burya n'igihugu bigira ingaruka ku gihugu. Ariyo mpamvu abantu bakaba bafata umwanya munini wo gukemura ibibazo batagiriwe birukanka mu nkiko. Ukeneye rero, udafite ubumenyi buhagije ariko ukaba wumva udashaka kujya mu nkiko, ushobora kwegera umuhuza. Hariho abahuza b'umwuga, ariko hari n'inzego mu nkiko, inzego zitandukanye zigiye zifitemo abahuguriye gukora ubuhuza. Hakaba n'abandi nyine babikora nk'umwuga. Uramwegera, akumva uruhande rwawe, akazanamva n'urundi ruhande, hanyuma hakazavamo umwanzuro uwo mufitanye ikibazo. Umwanzuro umufashe, uwo mwanzuro nawo uhinduka nk'icyemezo cy'urukiko, kubera ko icyemezo kivuye mu buhuza bwanyu, umwanzuro mwifatiye mu buhuza, nta n'ahandi wongera kuregerwa, biba birangiye, amakimbirane aba arangiye burundu. Bararikira rero
kuzakurikirana ibi biganiro bizajya tunyuzamo tukavuga no kubuhuza, kuko nayo ni inkingi nziza y'imibanire cyangwa imibereho myiza y'abaturage, kuko kuva na kera ntago ubuhuza buje uyu munsi, ntago leta aribwo ibyibutse ko bisanzwe biriho, byabayeho na mbere mu bakurambere bacu. Iyo abantu bagiranaga ibibazo bicaraga mu muryango bakabanza bagakemura ikibazo binyuze mu muryango, abakuru b'imiryango cyangwa se abakuru bicaraga hamwe bakumva ikibazo cya buri wese bagakemura ikibazo, igisubizo kikava muri bo bombi. Muribuka kandi n'andi mateka igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo muri jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma y'uko ibintu byose byari byarangiye, inkiko zasenywe, abacamanza bamwe barapfuye cyangwa abandi barahunze, abantu bafite ibibazo by'ubutabera bitandukanye, abantu bafite bamwe na bamwe barataye umutwe cyangwa se barahungabanye, ku buryo rero icyo gihe ubutabera ntabwo bwashobokaga. Ariko igihugu cyafashe gahunda, gishyiraho inzego, gishyiraho inyangamugayo z'agacaca, gishyiraho abunzi, hanyuma haba inkiko gacaca. Mwibuke neza imibare ukuntu ingana, imanza zarangiye mu myaka mikeya zashobora kuzamara imyaka 100. Iyi rero gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko byatangiriye aho ngaho, bigaragaza ko bifite akamaro, kuko abantu babonye ubutabera ku kigero kinini cyane, ibyo bibazo by'imanza birarangira, abantu batangira kwiteza imbere. Ni urugero nabahaga rw'uburyo ubuhuza cyangwa se gukemura ibibazo abantu batagiye mu nkiko byagiye bikemura ibibazo byinshi, abantu bakajya mu bindi bakongera kandi bakabana, kuko ibibazo byakemukiye mu buhuza inshuro zose birangira abari bafitanye bongeye kubana neza. Ikindi tuzaganiraho ni ubuhuza nabwo bukorwa mu byaha mpanabyaha, mu mategeko mpanabyaha, muri politiki y'ubutabera mpanabyaha naho hari amabwiriza yasohotse ya perezida w'urukiko rw'ikirenga asobanura uko bizajya bikorwa, ariko bigakorwa ku byaha bitarengeje imyaka 5 y'ibihano. Icyaha kidafite igihano kirengeje imyaka 5, icyo gishobora gukorwaho ubuhuza. Ni urugero nabaha, niba umuntu yibye igitoki cyangwa ihene, ese ubwo ni ngombwa ko umuntu ajyanwa mu rukiko akajya gufungwa imyaka 3 cyangwa 2 azira ihene y'ibihumbi 50? Kubera iki umwe wibye ihene ataca bugufi, asaba imbabazi, atanga amakuru ko yakoze icyaha, yiyemeze gusubiza ihene y'abandi, wenda n'indishyi nkeya z'akababaro ka nyir'ihene ko iba yibwe, wenda ikabagwa bitari mu bushake bwe, atarabiteganije, ariko akavuga ati kubera ko wanduhije ukambagira ihene kandi ntari bifite muri gahunda, ukampombya ongeraho ibihumbi 50 yuko wankoresheje gahunda ntari. Abo bantu bakongera bakabana, wa wundi nawe akiyemeza kutazasubira. Nicyo bigamije rero, aho kugira ngo wirwe uvuga ngo nzamwumvisha, nzamugezayo mpaka azagenda ajye muri gereza. Ntabwo ari byiza ko dushimishwa n'uko abantu bafunze, kuko niyo bafunze nitwe dukomeza kubagaburira. Gute? Mu misoro dutanga, imisoro dutanga niyo igaburira abafunze. Ubwo se urumva ntibiba bihombye igihugu nawe kandi ugahomberamo, kuko igihugu ni abanyarwanda, igihugu ni abaturage. Amafaranga dutanga aho yakubatse imihanda cyangwa n'amavuriro cyangwa n'amashuri ari kujya gutunga abari muri gereza kandi twabajyanyeyo. Rero ubuhuza buzagenda bugabanya ibyo bibazo byose. Nari mvuze ko no mu butabera mpanabyaha nabyo birimo, ariko ku byaha bitarengeje imyaka 5, ko abantu bashobora kurangiza ikibazo cyabo begereye urwego ubushinjacyaha, bakamutakambira, akamubwira ko ashaka kwiyunga n'uwo yakoreye icyaha, cyangwa se bigakorwa mu bugenzacyaha. Byose biremewe. Tuzagenda tubigarukaho tunababwira ingingo zimwe na zimwe n'uko bikorwa, kandi namwe mushobora no kutubaza bitewe n'uko mubyumva, ariko nkaba mbararikira kuzakurikira ibiganiro, ariko no gukunda kwinjira muri iyo nzira, kuko uko byamera kose abantu bahura n'ibibazo by'ubutabera, abantu bagirana amakimbirane, ariko igisubizo si ukumvishanya, igisubizo no kubana neza kandi nabyo bibazo bigakemuka.
ku bijyanye n'ubuhuza kwara gufungura imitekerereze y'abadukurikira no gufungura amatsiko ku badukurikira kugira ngo uko iminsi izagenda iza mu biganiro bizakurikiraho tuzagenda tubagezaho byimbitse iyi politike y'ubuhuza yo gukemura ibibazo hatisunzwe inkiko. Reka mbashimire rero mwakurikiye ikiganiro, mukomeze mukurikire n'ibindi biganiro tuzabagezaho. Murakoze cyane, naho ubutaha.